reka mbasuhuze mwese abakurikiye MC Peter TV show, mbabwire ngo nakagaruka ni wa mwanya wacu w'ikiganiro umuco wacu, muri gahunda ngo umuco ntugacike. Tumaze iminsi tuganira ibijyanye no gusaba irembo, gusaba no gukwa ndetse n'ibindi byose bijyanye n'imisango y'ubukwe. Nk'uko mubizi rero, mbere ya byose mbanza kubasuhuza kandi nanabashimira subscribers, mbashimira share, mbashimira comment, nsuhuza abari mu gihugu indani cy'u Rwanda, bazi neza gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Abanyarwanda bese ndabasuhuje, suhuze kandi n'abari hanze y'igihugu cyacu, abo tuzi ku izina rya diaspora. Iyo wamaze gusohoka umupaka yaba Gatuna, yaba Kagitumba, yaba Rubavu, yaba Rusizi, yaba wo Kanyaru, aho wamaze kwambuka umupaka wose wasohotse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, uba wamaze kwitwa mu diaspora. Nawe rero ndagusuhuje, ukomere. Ningo ni MC Peter ugusuhuza umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ndabizi igiye kumaza insanganyamatsiko ni iyihe. Mu kanya gatoya ngira ngo ikugereho, niba unari ku rutonde ukurikirane neza urebe. Insanganyamatsiko iragira iti wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Ahangaha muraza kumbwira ibintu byinshi, muraza kunyandikira ibintu byinshi, ndabizi kuko benshi ibyo bikomere murabifite. Wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Ngaho tujyaneyo rero, duhane ibitekerezo, duhane comment, duhane umurongo w'uburyo ibintu byose byakabaye bikorwamo. Ese kuki bavuga ngo wirukira ugusiga ugasiga ugusanga? Mungire inama. Iyo bavuze ngo wirukira ugusiga ugasiga ugusanga, tubizi cyane ku bantu bakiri urubyiruko mu gihe cyo kurambagiza, mu gihe cyo gushaka umukunzi, mu gihe cyo gushaka uwo babana igihe kirekire kirambye, niho urwo rugendo ruturuka, ni naho iyo nsanganyamatsiko ituruka, kuko niho honyine ubasha kumenyera impamvu. Kuki bavuze ngo wirukire ugusiga? Mu rukundo cyangwa mu rugendo abantu bagendamo iyo bakiri batoya, hari igihe amaso yacu areba byinshi. Amaso yacu areba byinshi, wenda ndagera cyane ku basore. Umusore atambuka mu nzira arimo atembera mu mujyi cyangwa mu cyaro cy'iwabo, akabaza umwana w'umukobwa uhavuka, aza umwana w'umukobwa baturanye cyangwa se n'uwo bahuye, yamureba physical appearance akabona uwo nguwo niwe ukwiye kumuba hafi. Agatangira rero kuva mu bye, agatangira kumwirukaho, agatangira kumushakisha. Yemwe ababizi neza nk'Abanyarwanda cyangwa se n'abandi mwese mudukurikira, muzi neza ay'urukundo, muzi uko biba. Ndabizi nawe waguha umwanya wagira icyo bivugaho, ariko nzi neza ko hari abantu benshi bagiye bakurikirana abantu. Twigarukire rero aho ngaho. Umusore iyo ari mu rugendo rwo kurambagiza, arimo ashakisha uwo akunda, hari inzira nyinshi anyuramo. Noneho n'amarangamutima ye hari ibyo abamubwira, hari icyo abamwereka uwo akwiye kwitaho n'uwo akwiye gukunda. Icyo gihe rero iyo byabaye bityo, kubyirukankaho, kwirukanka ku muntu, hari ibintu byinshi bikereya, hari ibintu byinshi bituma umuntu yibaza, hari ibintu byinshi bituma n'umuntu atekereza. Nibyo nagira ngo nkubwire ngo kano kanya tubiganireho, tubitekerezanye, twibaze. Umuntu abigenza ate? Hari igihe ubona umuntu ukibwira ko nawe mwahuza, ukibwira ko nawe mwagirana umurongo muzima, ukibwira ko nawe mwagirana ibitekerezo, ukibwira ko yaba hafi yawe, ariko nyamara uko umutekereza nawe hari uwo arimo atekereza, hari uwo arimo yibwira mu mutima we, hari icyo ibitekerezo bye biri kumubwira ku wundi muntu. Noneho ugatangira gushakisha amanimero ye, contact address, ugatangira kwibaza ukuntu wamubona. Kera rero wagira ngo uranamubonye, wahamagara bwa mbere ugasanga nimero ni composé, wahamagara bwa kabiri ntiboneka. Igihe kikagera ugashakisha uko wamubona, ugashaka inshuti ze, ugashaka ukuntu wamugeraho ugiye kumubwira amagambo meza, ugasanga ntayitayeho. Hari uwagutanze kuyamubwira, cyangwa se hari n'abayamubwiye ari benshi, habura urasa ku ntego uvuga ibifatika, nawe rero akagufata nk'abandi, akakureka gutyo. Nyamara inyuma yawe, hahandi utareba, hari undi muntu nawe wagupfiriye. Akaba ariko mbivuga, ibitekerezo byiwe biramubwira wowe, arajya kuryama kumva wamuha korode, kandi yemwe
hari n'ibimenyetso ubona by'uko uriya muntu agukunda, ariko kubw'amarangamutima yawe ukareba ugatangira kwibaza ngo uriya muntu, wareba agataye kiwe ugasanga ntibyavamo, wareba isura ugasanga urimo urikundira umuntu kuko afite taye hasi, afite nyashi kwa kundi nyine mu bimenyereye mu bivuga, ugasanga afite taye iri hayiti iringaniye imeze neza, ugasanga afite akayobe cyangwa igikara bitewe n'icyo ukunda. Amarangamutima yawe akagutera kumva yuko uwo nguwo urimo ushaka ariwe wakwirukanseho, ariko uri inyuma yawe ugushaka, uri inyuma yawe ugutekereza, ntumuhe umwanya. Ariko reka nkubwire, ari ikiganiro kigeze gutambuka kuri MC Peter TV show kivuga ngo umwiza asate. Buriya wabaye umunyabwenge watekereje ibintu byinshi, wa muntu uri inyuma hariya urimo ufite ibyo ashaka kukubwira, ya marangamutima urebesha nawe ubwawe ukabona ko uriya muntu agukeneye ariko wowe utamukeneye, wasanga uriya ari we wawe. Wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Gerageza ukoresha ibitekerezo byawe, ukoresha ubwonko bwawe. Nimba hari umuntu uzi wigeze kukwereka amarangamutima byibura ukabona ko hari icyo agutekerezaho, wayi wirukanka inyuma y'abantu ubona batagukeneye, kuki umara umwanya? Genza umusore uyu munsi arenda kungana na mugenzi wacu dukina na sinema nyarwanda, mumaze iminsi mumuvuga cyane mu itangazamakuru, mugenzi wacu Tukote ndetse na ba Papa Sava n'abandi. Genza umusore ashobora kuba rutabo ngabo, njya gushaka yarandutaga ko nanjye ndusha imyaka myinshi igera muri 6-7. Nagiye gushaka ndebera akanyambwira ngo nshatse nkiri umwana, kugeza ubwo abana banjye bajyaga ku ishuri nkavuga ni fata transport, fata imodokari cyangwa moto uba deplace bageze ku ishuri, yabajyana akagaruka ambwira ati shati burya mbonye gutinda ingaruka zayo. None kubera ko gutinda agenda areba abakobwa batambuka mu nzira, abo bahuriye ku rusengero, abo bahuriye mu makonseri n'ahandi, avuga ati nzakura umugeni hariya, yariho ubwiza bwabo akavuga ati yarani wazavamo umugeni wanjye. Birangira imyaka imusize, uyu munsi wa none ari kwicuza avuga ati uwampa n'uwo mbonye, uwampa n'unyemera. Kandi muri icyo gihe ndetse n'ubu hari abahari bafite gahunda yo kuba n'ubundi bamwemera, ariko kubera ko bamushaka watabashaka, none no kugira ngo anabamenye ubu bisigaye binagoye kubera ko imyaka imaze kumusiga umwanya ntacyo ufite, byaramucanze. Babwire rero abajene, namwe mwese mukurikiye MC Peter TV show, ni gahunda yacu kubaganiriza, ni gahunda yacu kubabwira inzira. Rekana n'ibyo bintu urimo wibwira. Uriya mukobwa urimo witegereza ukabona niwe mahitamo yawe, wapi akunda abandi. Kandi saba sore gusa n'abakobwa nuko. Wa mukobwa we uriya muhungu wibwira kuri mupfira, nushaka muveho. Iyo ubenze umusore umwe ukabenga umusore wa kabiri, ukabenga uwa gatatu, ukabenga uwa kane, bakaba 5. Iyo bamaze kuba abasore 5 hita umenya yuko byanze bikunze uheze iwanyu. Iyo ubenze abasore 5 bisigara bahura batangira kuganira impamvu zitumye batarashaka. Umwe yavuga ati giye navengutse wa mukobwa wo kwa runaka, undi agahita avuga ati wimuvuga uriya abenga kubi ataragahera iwabo. Iyo bamaze kwivugana ari 5 rero kubenga, n'undi wa 6 wakaje akagira ibyo akubwira byumvikana bifite n'akamaro, nawe icyo gihe ntago abakije, kuko ahita avuga ati niba na Habimana yaragiyeyo, nduza ari umusore mwiza bikanga, Claude akaba yaragiyeyo bikanga, Joseph bikanga, gise ndajya gukora iki? None n'undi wakaje wenda nawe wakiyumvise mugasanga biranze. Rero ndagira mbabwire mwa bakobwa, mugabanye kubenga, umusore naza kugana umuha urukundo umwiteho. Kwitwa mama w'umuntu, kwitwa umubyeyi biraharanirwa. Ntabwo uzagira imyaka 30 uri umukobwa ngo utegereze ko umuhungu w'imyaka 25 azaza kukurambagiza. Kandi umusore ugize 40 nawe, ugize 45 50 atarashaka, ubu aba yamaze ko no kuba umuhungu, ntabwo abakiri umusore, kuko akirenga 35 aba yavuye mu rubyiruko, aba yamaze kuba si urubyiruko si n'umugabo. Byibura dupfa kumusigiriza tukamushyira mu bahungu tukamwita umuhungu. Ariko uwo ngo nawe ugize iyo myaka nawe ngo arashaka akana gato, narumbi umuntu agira imyaka 50 aba ashaka kurongora umukobwa wa 25. Ubwo se uzaba ugiye kurira, uzaba ugiye kubaka, uzaba ugiye gukora iki? Reka mbagira inama, muvana amaboko mu mufuka hakiri kare.
mufungure ubwonko